bigaragara ko ari mu kazi kugira ngo tuganire nawe tubwire uko bimeze. Umusore watangiye utwibwira amazina yawe, ese ukora iki hano? Amazina yanjye ni Hirwa Adolphe. Hirwa Adolphe. Yes, nkoreramo hano akazi ka mekanike. Ukoramo mekanike? Yego. Umaze igihe kingana gute ukora mekanike hano tugusanze muri ino garaje? Uyu ni umwaka wa gatatu nakinjira mekanike. Umwaka wa gatatu. Ubona ko akazi bigenda? Akazi nta kibazo, navuga ko nta kibazo cyane. Ibiraka biraboneka cyangwa ni rimwe na rimwe nyine kwa kundi kw'iminsi? Yego, ni rimwe na rimwe kwa kundi kw'iminsi nyine. Muri iki gihe ntabwo ibintu bimeze neza, aba ari gake gakeya. Ariko mbere twumva ko mekanike irimo amafaranga cyane. Ubuze niko biba bimeze cyangwa ni kwa kundi nyine umuntu adakora akazi aba azi ko umuntu ugakora wundi yakize? Sinavuga ngo wenda nta mafaranga aba arimo, uko ugenda umaramo igihe niko agenda aza, ntabwo biba ari ako kanya. Yego. Ariko umaze nk'imyaka itatu nyine ni imyaka myinshi umuntu akora akazi. Yego. Umaze kugira experience. Yego. None hano ko hari n'imodoka nkeya se, igaraje ryanyu riracyakora cyangwa hano umeze ko harimo gare? Hano muri Majerwa muri ino minsi ukuntu bimeze, hari habaye akabazo nyine barahafunga. Ntabwo ni nayo mpamvu muri ino minsi nyine akazi ntabwo kameze neza. Iyo turi gukorera ari hanze nyine muri sitasiyo, hano ntabwo barahafungura, niyo mpamvu ubona nta modoka nyinshi ziriho. Bahafunze kubera ikibazo cy'isuku cyangwa n'ibindi byangombwa bitarimo? Ikibazo cyatumye hafunga cyari isuku ari nkeya. Ariko hari uwishinzwe nyine buriya uri kubikurikirana ku buryo mu minsi mike muzamwongeye mugakora nk'uko byari bisanzwe? Yego, bari kubikurikirana muri ino minsi, bashobora kudufungurira. Ese muri iyi minsi nta biraka bihari byinshi, mubayeho mute ubuzima bwanyu? Muri ino minsi ntabwo nyine navuga ngo ibi bintu ni byiza, kuko nyine ntabwo barahafungura ngo akazi kongere gakorwe neza nk'uko mbere kakorwaga. Ubu ngubu ntabwo navuga ko ibintu bimeze neza, nyine biba ari gake gakeya. Gake gake ni ukugenda nyine umuntu asunika nyine ubuzima akareba ko wenda ari uko byagenda. Ntabwo biba byoroshye muri ino minsi, nta mpamvu umuntu aba yanze kwirirwa mu rugo nyine arahagera kugira ko acyaza n'akabikora. Ubusanzwe se bahagana hehe? Hari umuntu ukora ataha ku kazi ahita n'abawe? Wewe niba utaha cyangwa utaha Rero ahantu hari Kigali. utaha i Kigali? Ukorera inanga ku Ruyenzi ugataha i Kigali? Yego, nataha i Kigali niho mba bisanzwe, navuga ko ariho. Hano no kuza nyine nje kuhakorera. Ariko aho utuye nawe urikodeshereza cyangwa? Yego, ndikodeshereza. Ni ibintu wenda nubwo navuga ngo ntibimeze neza, ariko nyine urabikora bikagutunga, ntabwo wapfa gusabiriza cyangwa se niba uriho nabi nyine uburyo bukabije. Ariko Landirode ntibamubwira ngo igaraje bararifunze? Bamubwira ngo igaraje bararifunze, wowe abashaka niba ukwezi gushize ni ukunyishyura byo kuvuga ngo wakoze bikomeye cyane, waba wakoze waba utakoze ntabwo ibyayimubwira. Gusa ya Landirode yo ugerageza buryo ki yabona, nubwo ibindi byose wabibona nyuma, ariko ya Landirode aba yabonetse. Wenda wakirengagiza ibindi ariko yakaboneka. Wakirengagiza ibindi ariko ya nyir'ibyondo yo ntabwo yabura. Tuba tugenda tubaza abantu uko babayeho, bafite nk'ibibazo, bafite ibyifuzo cyangwa se bafite ubutumwa bashaka kuba batambutsa bakabusangiza abantu. Ni muri urwo rwego nawe twari tukigezeho rero. Twagira ngo tuganire nyine tubwire uko ubuzima buba bumeze muri rusange, nimba hari nk'inama waha n'abantu, kuko hari umuntu ushobora kubona ukuntu usa akavuga ati ngenda mbona uraba yanduye sinakiyanduza, kandi wenda batazi icyo ukuramo. Tazi biba bimeze. Ugasanga umuntu yakiyanduza ariko akajya kuba umwesikora agateka imitwe akajya gutuburira abantu kandi yanze kuba yakora akazi mu kamana. Umuntu wamugira inama imeze? Inama namugira rero, cya mbere aba ari akazi, kandi buriya inyungu ya mbere ni ikiva mu cyo ukora, waba wanduye waba utanduye. Ntekereza ko mekanike kuko iyo umuntu ari kuyikora ariyanduza, ariko nanone iyo uri mu nyungu z'icyavuyemo
ugakaraba ugacya ntabwo ukomeza nk'uko wari umeze uri mu kazi. Rero abantu bavuga ngo mekanike aba ari ukwiyanduza cyangwa se ngo ntabwo yabikora. Mekanike ni nziza iyo uri gukora burya ibintu bikunze, keretse wenda waba utabikunda, ariko ubaye ubikunda mekanike ugenda mbona nta cyiza nkayo. None hari imbogamizi ujya uhurira nazo muri kano kazi? Imbogamizi benshi akenshi iyo umuntu ari mu kazi hari igihe abona nk'imbogamizi abari hanze yako batabona, ariko nkaho uba ukarimo watubwira wenda se biba bimeze gutya, niba ari nk'imbogamizi uhuriramo nazo. Imbogamizi zijya zizamo keretse nyine akenshi iyo umuntu agitangira, iyo kigatangira wenda amafaranga aba ataraboneka, nibwo ushobora kugeramo nyine ugasanga ibintu ukabona nyine wenda uko wabitekerezaga wumva ko umuntu ahita ageramo ako kanya agahita atangira gukorera amafaranga menshi, watangira kubona ko nyine nta kintu kirimo kubera ko ukibigeramo utaramenya ko nuko bikorwa, ukaba watekereza ko wenda nta kigenda. Ariko ubundi imbogamizi muri mekanike keretse wenda nanone wagiye gukorera wenda ahantu hatari akazi, nibwo ushaka guhura n'icyo kibazo wenda cyo kuba wabura ibiraka cyo gukora. Ibiraka se ntihari igihe ushobora no kuba wabibona ariko ukabura ibikoresho bitewe n'uko wenda nta bushobozi ufite, kuko numva ko akenshi ibikoresho bavuga ko ari piyesi niko bavuga ko bihenze tu. Amasupana nyine iyo nta bushobozi ufite nabwo biraguhenda, birakugora. Iyo ukibitangira utaragera no kuba wakorera amafaranga, ushobora no kubabona ako kazi wenda nawe amasupana utayafite kubera ubushobozi, nabwo ugasanga ni imbogamizi. Ariko ubwo uragerageza nyine ukaba watira nka bagenzi bawe wenda ukabakodesha. Ubaye ufite amafaranga nyine ubwo wabakodesha, ariko ubwo urumva noneho nko mu gihe ukigeramo nta mafaranga urabona, urumva nabwo aba ari ibibazo. Ariko nawe ntiwageramo ngo uhite ubona akazi nyine, ntiwageramo ngo uhite ukabona nyine. Ubwo muri cya gihe wenda gito uba umaze kugeramo, urumva iyo twiga tuba tunakora tureba n'ibyo bagenzi bacu bakora, ushobora kuba hari ibyo wamenyemo wenda wajya kubikora kubera nta bushobozi ufite wenda bw'ayo masupana, ugasanga bibaye ikibazo kuko icyo kuba wayabona nyine ngo wakora ako kazi. Ubwo bivuze ko kano kazi ugakora ariko kazi kagutunze mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni mekanike. Ariko buriya mekanike wayiga igihe gitoya cyangwa nako ni bya bindi usaba kwihangana igihe kinini? Mekanike buriya biterwa nanone n'ahantu wagiye kwigira cyangwa se wayikoreye, ariko ubundi ntekereza ko wenda nk'amezi 5 batangiye kugira bimwe muri bimwe umenyamo nyine, ku buryo utangira nko kuba wakorera n'ibyo bibiri, ku buryo ushobora kuba uriho nyine nta muntu usabiriza cyane kuko n'iyi modoka uhagaze imbere buriya ushobora kuba wayikora bibaye ngombwa se ubonye n'ikiraka. Izi ngizi nizo twirirwamo, yego nizo dukora, keretse ari izindi zaje wenda umuntu ataramenya, ariko izi ngizi nizo twirirwamo cyane ntabwo yakunanira. Hari igihe umuntu ashobora kuyibona ingana gutya akavuga ati buriya ntiyakorwa n'umuntu wenda usanzwe, kuko nk'umuntu umwe atayikora ngo ayishobore. Ibi ngibi ibintu byose birashoboka, n'ubundi byaba byarakozwe n'abantu, ntabwo yakunanira rero. Ubwo nawe hari igihe kigera ugafatana nk'akazi nk'umuntu akaguhamagara uti imodoka yanjye yagize ikibazo bimeze gutya, uburyo wagenda ukamutefana? Bikomeye cyane, ahubwo buri munsi nyine turakora tukagera nawe madepanage tukajya kuzidepana zapfuye mu mayira. None nk'umuntu ukumva, umuntu uri kukureba kuri ino TV yacu akaba afite imodoka cyangwa akaba afite uburyo ajya guhura n'abandi bakanishi bakenera abantu bakorana, ntiwabaha nimero zawe bakaba baguhamagara mu gihe bafite nk'ikiraka bakaguha akazi? Nimero zo nazitanga kuko akazi nyine n'ubundi turakenerana. Hari igihe yagira ahantu wenda akibuka ko ari umuntu yabonye waba ukora ako kazi, nimero zo nazitanga nta kibazo. Wababwira nimero abari kukumva kugira ngo nibiba ngombwa ko babonye akazi cyangwa se mu gihe bakeneye umukanishi bazahite baguhamagara, noneho mube mwakumvikana bakorere imodoka bakorere neza. Nimero yanjye ni 079 12 52 6 nimero barayumva. Umuntu wese waba ufite ikiraka yahamagara uno musore akamukorera imodoka, ni
umukanishi umaze nk'iminsi itanu ufite experience umusanze akorera kuri Majerwa amenyerewe ku izina ryo ku Ruyenzi. Umuntu wese waba uri muri izi nce afite ikiraka cyangwa se imodoka ifite imodoka yaba yagira ibibazo mu nzira yaba aho yaba ari hose aratubwira naribe tukamusanga tukamukorera. none musore gusoza kino kiganiro twakigiranye hari nk'icyifuzo ufite wumva wagezaho kuri bagenzi bawe cyangwa se kubyiruka muri rusange? Ikintu nabwira urubyiruko bagenzi banjye cyangwa se n'abandi bantu baba bafite icyifuzo cyo kuba baza muri mekanike, ashobora wenda kuba yamvugisha kuri radiyo cyangwa se wenda akaba yamvugisha nyine wenda aba adafite ubushobozi bwo kuba yazamo kandi abishaka, akaba wenda umuntu yamugira inama y'uburyo yakwiyezamo cyangwa se tukaba twavugana nyine umuntu akaba yamugira inama cyangwa se n'ubundi bufasha abakeneye akamubwira ibijyanye n'ibisabwa cyangwa se n'ubundi yakwitwara. Nanone haramutse hageze wenda nk'umushoramari waba yakurikiye wenda n'iki kiganiro akaba afite wenda n'igaraje cyangwa se afite ibindi byenda yavukamo tukaba twakorana nabyo nta kibazo. Nk'umusore nkanjye byinshi byo kuba nageraho nanjye mba nifuza kuba nagera kuri iryo garaje ryanjye, umunsi mboneye umushoramari wabifashamo nabwo yaba ari byiza kurushaho. Barakumva nk'umuntu wumva yakora igaraje akaba akeneye umukanishi arahari, n'umuntu wumva yamutera inkunga nawe akagira igaraje rye nawe arahari. Nimero n'iriya wayitanze, ubwo nihagira uwumva hari ibyo agukeneyeho azaguhamagara. Turagushimira rero kuri kino kiganiro tugiranye, akazi keza kabisa. Ni imbere Urwego TV official, subscribe, share, comment, yisangize bagenzi bawe. Peace.